Amahoro y'Imana kuri wowe ukurikiye iyi sheni ya Tusude Baba, muri uyu munsi wa none nkuzaniye ikiganiro cyiza cyane cy'ahantu ushobora kuba wakura inguzanyo nta ngwate kandi ikaba ari inguzanyo izishyurwa mu myaka itanu. Mu myaka itanu inyungu ni 8%, niyo inyungu yabo cyangwa se niyo ba nyiri uwo mushinga bashobora kuba bagira inyungu 8%. Reka dutangirane n'ikiganiro neza cyane, ntangire ngenda nkucira muri yose muri makeya, ntangire ngenda nkuha ido n'ido z'uburyo uwo mushinga umeze. Ni umushinga wakozwe na banke ikorera hano mu Rwanda yitwa banke I&M banke Rwanda, ikorera hano rwose mu Rwanda, ikora neza, ni ikigo cy'ubucuruzi. Muri ino video rero ya none ngiye kuba nagenda nkuciramo muri make ngende mba nakubwira uburyo uwo mushinga uhagaze cyangwa se uburyo icyo gitekerezo gihagaze n'uburyo gikoramo. Reka dutangire. Banza ukore subscribe, ubundi ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose nzajya nkora mu ikoranabuhanga n'ibyo nzajya nkora ku bucuruzi bijye bikugeraho 5/5. Mwibuke yuko naje kuba nababwira yuko none aha ngaha ngiye kuba naguha ikiganiro cy'uburyo ushobora kuba wabona inguzanyo ingana nka miliyoni 400 nta ngwate, ariko uze kuza kuba watega amatwi ikiganiro cyose kugira ngo uze kuba wagera ku iherezo ry'ikiganiro umenye uburyo ibi bizakorwa kugira ngo ube wahabwa inguzanyo ingana nka miliyoni 400 nta ngwate. Ariko nimvuga miliyoni 400 nta ngwate ntuze kumva ko ayo mafaranga yose bazaterura bakayaguha, hoya, ahubwo hari uburyo bwinshi ushobora kuba wakwakamo iyo nguzanyo. Gusa I&M banke bo bavuga yuko nyine ari amafaranga agomba gusohorwa angana nka miliyoni 400 nta ngwate, ariko ubwo bivuze ngo niba ushaka miliyoni 1 nta ngwate barayiguha, niba ushaka miliyoni 2 nta ngwate baraziguha, niba ushaka ibihumbi 500 nta ngwate barabiguha, niba ushaka ibihumbi 300, ibihumbi 100, niba ushaka ibihumbi 900, miliyoni 2, miliyoni 3, miliyoni 4, miliyoni 5, miliyoni 6, miliyoni 7, miliyoni 8, miliyoni 9, miliyoni 20 kugera kuri miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 300, miliyoni 400 muri I&M banke barayaguha nta kibazo bafite, nta nubwo bari bwirirwe rwose bajya hirya no hino. Ahubwo wowe icyo usabwa ni ukubanza ukamenya ibisabwa, ubundi hasigaye ukamenya icyo wowe ugomba gukora kugira ngo ube wabona iyi nguzanyo yitwa berwa muri I&M banke nta ngwate. Reka dutangire rero nk'uko bisanzwe. Ni Tusude Baba, ndakwibutsa kubanza ugakora subscribe, ubundi ugakora no kunzogera, kandi ukajya wibuka gukora share ikiganiro ukagiha bagenzi bawe, kandi ikindi ugakora comment, ukajya wandika muri comment ukandikamo igitekerezo cyawe, ukandikamo icyo wifuza ko ubutaha nazavugaho, ukandikaho icyo wifuza ko nakoraho cyangwa se nanahindura mu biganiro byanjye kugira ngo birusheho kuba byiza. Igitekerezo cyawe kiba gikenewe hara muri comment, ariko hari abantu bazamo bagatukana kagira ngo abantu barabafashe babajyana ahantu bita hahandi bakunda korora inka cyane, babagenda bashyiramo nabo bakazajya banywana inka Reka twitangire ikiganiro cyacu tutiriwe tuyobera mu bintu byinshi cyane. Tariki 5 z'ukwa gatatu 2026 muri Movenpick Hotel muri Kigali, aha ni mu mujyi wa Kigali, habereye inama yahuje abari n'abategarugori benshi cyane, barimo baganirizwa babwirwa yuko I&M banke yazanye gahunda yitwa berwa na I&M banke. Ni gahunda yazuwe cyangwa se ni gahunda igomba kuba yazamura abari n'abategarugori
ba hano mu Rwanda cyangwa se n'abanyamahanga, namwe diaspora mwumve kandi muze gukanda akanyenyeri diaspora diaspora mujye mukanda akanyenyeri. Rero tariki 5 z'ukwa gatatu 2026 muri Movenpick Hotel hano mu mujyi wa Kigali habereye inama yari igamije kuba yaganiriza abari n'abategarugori ibereka amahirwe bafite, uburyo bashobora kuba bazamura ubucuruzi bwabo cyangwa se kuba bashobora kuba babona inguzanyo y'amafaranga bifuza kuva ku giceri cy'ijana kugera kuri miliyoni 400. Ariko ayo mafaranga akaba ari amafaranga agomba guhabwa abari n'abategarugori basanzwe bafite imishinga ikora cyangwa se basanzwe bafite ubucuruzi bukora, ubucuruzi bwanditse. Buriya iyo tuvuga ubucuruzi ntago ari ba bantu bakorera mu kirere, ntago ari ba bantu hari abantu nangiye kuvuga ariko ntago ari ngombwa kubavuga hano muri ino video. Iyo bavuga ubucuruzi bwemewe ni igihe uba ufite icyangombwa cya RDB, ayo TIN number, ukorera ahantu hazwi. Abo bantu bazajya babanza bamenye ko ari ibyo bita ubucuruzi buzwi igihe ufite icyangombwa cya RDB. Rero tariki 5 z'ukwa gatatu 2026 nibwo inguzanyo yitwa cyangwa se nibwo banki yitwa Berwa yashyize hanze umushinga witwa Berwa na I&M Bank. Ni umushinga waje kuba wazamura abari n'abategarugori. Uza kuba wabaza niba wowe mwari n'umutegarugori ufite icyo ukora cyangwa se ufite ubucuruzi bwawe, uragenda ukafunguza icyo bita konte ya Berwa na I&M Bank. Reka ibingibi mbivugeho, ariko hari abantu bari buze kuba bakwibaza ati bahera bava ryari bafata abantu nyine bemerewe iyo nguzanyo. Reka bariho hantu tuhita tugera igihe bemera. Ni ukuvuga ngo niba ufite ubucuruzi bwawe bumaze imyaka 2 ahangaha muri I&M Bank, cyangwa se ukaba umaze imyaka 2 ucuruza ufite ubucuruzi, murumva impamvu bafatira hejuru. Bafatira ku muntu umaze imyaka 2. Ejo bundi nakoze ikiganiro kuri Numida, bo bafatira ku mezi 6 ku bantu bagannye muri Numida. Bafatira ku muntu umaze amezi 6 arimo afite ubucuruzi. Impamvu nyine uwo muntu aba yaramaje kuba yarenga igihe cyo guhomba. Ahantu akorera, iseta akoreramo iba ari iseta nyine yamaje kuba yamenyekana, cyangwa se TIN number yawe iyo imaze iyo myaka cyangwa se ayo mezi, bavuga ngo nyine uba waramaje kuba umucuruzi uhamye, uzi icyo gukora. Ntabwo uba ari wa mucuruzi uhuzagurika. Niyo mpamvu n'izi banki cyangwa se ibi bigo by'imari nta hantu uzasanga bazakubwira ko bari bufate umuntu wafunguye uyu munsi business, usibye ahantu hamwe muri BRD niho hantu bashobora kuba bafata umuntu wazamutse, no muri BDF niho abantu bashobora kuba bafata umuntu nyine urimo kuzamuka. Ariko izi banki zindi akenshi bafata abacuruzi bamaze igihe bakora, kuko baba baramaje kuba bagaragaza yuko bahatana cyangwa se bazi kuba bacuruza, bashobora kuba bararenze igihe cyo guhomba. Reka twikomereze ahangaha muri I&M Bank. Bazanye gahunda yitwa Berwa na I&M Bank. Ni ukuvuga ngo ni gahunda izamura abari n'abategarugori, ariko ni gahunda igiye kuzajya iguriza abari n'abategarugori angana nka miliyoni 400. Ni ukuvuga ngo miliyoni 400 ahangaha iyo zivuze biba bivuze yuko ushaka amafaranga 10,000, 100,000, 200,000, miliyoni 1, miliyoni 5, miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 300 kugera kuri miliyoni 400 ahangaha muri Berwa na I&M Bank bayaguhereza. Rero ni ukuvuga ngo icyo bisaba kugira ngo ube waba uhabwa iyi nguzanyo muri no banki cyangwa se muri no mushinga wa Berwa, ni ukuba umaze imyaka 2 ucuruza, kandi ikindi ni ukuba warafunguye konte ahangaha muri I&M Bank, ukaba ufitemo konte
ukaba ufitemo konte warafunguyemo ino konte yitwa Berwa na I&M banke, uri igitsina gore cyangwa se uri umwari n'umutegarugori. Ariko noneho ahangaha hari agashya ahangaha nakuzaniye, ni ukuvuga ngo nubwo bavuga yuko ugomba kuba ukorana na I&M banke, ni ukuvuga ngo ushobora no kuba ukorera hanze mu yindi banke, sibyo? Ushobora kuba ukorera no mu yindi banke. Iyo ahangaha muri I&M banke iyo ugiye kwakamo iyi nguzanyo, ubaye ufite wenda banki yindi wakoreragamo, tuvuge BK, Equity, GT Bank, so n'izindi na zino za Zigama na zino zose nyine na ziriya z'inyuma, uragenda ukakayo icyangombwa cyerekana yuko wari usanzwe ukorana n'iyo banki yindi. Muze kubyumva neza, ahangaha niho hantu hari shuwadiri yo kuba wabona amafaranga. Uragenda ukaka icyangombwa muri iyo banki yindi wakoranaga nayo, ukagenda ukabaka icyangombwa cyerekana ko wari usanzwe uri umukiriya wabo kandi mukorana neza, ko mu gihe mumaranye mwagiye mukorana neza. Icyo cyangombwa ukakijyana ahangaha muri I&M banke, ukagenda ukakidepoza, ukagenda ukacyerekana, ukavuga ati dore nanjye nari umukiriya hano muri no banke yindi, ariko uyu munsi wa none ndashaka ko nanjye muba mwankira ahangaha ku nguzanyo yanyu yitwa Berwa na I&M banke. Ahangaha barakwakira rwose, barakwakira. Hari abantu bishobora kuza kubera imbogamizi wenda mu kuba wasaba ino nguzanyo yo muri Berwa na I&M banke, akaba ari inguzanyo iri buze kuza kuba yakubera ikibazo, kuko uri bwibaza ati ngiye ko nakoresha ino I&M banke, none ndi bukureho inguzanyo kandi njye nkorera muri no banke yindi. Wowe uri bugende muri iyo banke, ugende ubake historique, nicyo bita historique y'uburyo ukorana nabo, uburyo ubitsa amafaranga, uburyo ubikuza, uburyo wafasheyo inguzanyo muri iyo banke yindi, uburyo wafasheyo inguzanyo, uburyo wayishyuye neza, uyizane ahangaha muri Berwa na I&M banke, uyizaneyo uze uyidepoze, basuzume niba koko mukorana, niba warakoranye neza n'icyo kigo kindi, babisuzume neza. Nibamara kubisuzuma, ikintu kiri buze kuba cyabaho, bari buze kuba bagira bate, baraza kuba bakwakira ubusabe bwawe, nawe baze kuba bareba niba koko ukwiriye kuba wafata amafaranga, cyangwa se niba wagurizwa, niba uri umwizerwa ahangaha muri I&M banke Berwa, nabo baze kuba bagufata, nawe babe baguha amafaranga. Rero hari abantu bashobora guhita bibaza ati iyi nguzanyo yunguka gute, imara igihe kingana gite? Ni ukuvuga ngo inguzanyo hano muri Berwa na I&M banke ni inguzanyo imara imyaka 5, yishyurwa mu myaka 5. Ubwo bivuze ngo ni amezi 60, ngire ngo ni amezi 60. Amezi 60 rero inyungu yabo ubungubu inyungu yabo ni 8%. Urumva ni amafaranga make, yani banke nyine igiye kuzamura abacuruzi, sibyo? 8% ku mwaka. Aya ni amafaranga rwose make cyane, ni amafaranga aho buri munyarwanda wese ari adashobora kuba yananirwa, cyangwa se umunyamahanga cyangwa se umudiyasipora. Niba ufite ubucuruzi bwawe busanzwe bukora, ushobora rwose kwigira ahangaha muri I&M banke, ugakorana n'ishami ryitwamo Berwa, inguzanyo yabo yitwa Berwa, ukaba wajyamo rwose ukizamurira ubucuruzi bwawe. Ni location nziza ndayiguhaye, nguhaye location imeze neza, iryoshye rwose, udashobora kuba wasanga ahandi na hamwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko bisanzwe ni Tusudi Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, tujye turushaho kubana mu biganiro bya buri munsi. Ciao ciao.